22:22 isomo yihuse myango vende Yesaya Some mu izina rya Yesu. Urufunguzo rw'inzu ya Dawidi zarushira ku rutugu rwe. Niwe uzakingura ntihagire ukinga. Kandi niwe uzakinga ntihagire ukingura. Amen. Alisifiwe Yesu milele. Asifiwe. Yego urufunguzo rwa Dawidi. Urufunguzo rw'inzu ya Dawidi. Amen. Ni isezerano ry'imbaraga. Amasezerano dufite tunagenderaho ni isezerano gusa ry'imbaraga. Niryo sezerano Imana yahaye abantu. Biri ni imbaraga. Imana ni imbaraga. Imana yasezeranije abantu imbaraga. Uyu mugoroba turakira imbaraga. Kubera urufunguzo rw'inzu ya Dawidi. Yesu ahimana. Imana ntiyopfa guha abantu bayo ibintu bidashinga. Imana kubera ko ari inyembaraga igitanga ku bakozi bayo imbaraga. Hari ibintu twita amasezerano. Ntabwo dufite amasezerano yo kuja muri Amerika. Ntabwo dufite amasezerano yo gutunga inka nyinshi cyangwa no kubyara abana benshi. Ayo si amasezerano. Ni ukuvuga ngo isezerano dufite ari naryo duhuriyeho abakristo bose, uhereye kuri sogokuruza Ibrahimu ukageza kuri Yohana ujahishume no kuri twebwe. Ni isezerano gusa nyine, ni isezerano ry'Imana. Amen. Imana ishobora. Yesu ahimana. Imbaraga ni ikintu kidasanzwe, spectaculaire, ni imbaraga zo mu rwego rwo hejuru. Izo ni ziha abantu. Bibiri iravuga ngo ibasha gukora ngo ibiruta cyane ngibyo dusaba ngo kuko imbaraga zayo zidukore. Amen. Izo nizo mbaraga twasezeranye. Nuko rero nimugende muvuga ubutumwa bwiza. Nuko rero nimugende muvuga ubutumwa bwiza. Shidaji mwenye mamlaka yote kuzama Yesu alizishinda. Imbaraga rikomoka kuri sogokuruza Ibrahimu, baba wa Imana. Mwumve babwira umunsi Imana yamuhaye isezerano. Hari amasezerano yamuhaye yo kuja mu gihugu cy'amasezerano cyo kuja muri Kanani. Iryo si ryo sezerano ry'imfundiko. Ni ukuvuga ngo Ibrahimu niwe santere w'ibintu byose bibaho. Uku ni bikanisa rizingiyemo. Nimwe ibintu byose bicomoka n'usa tubikura urwo rufunguzo rukomoka kuri Ibrahimu. Amen. Mwamba uliopasuka. Haleluya. Kandi notera haleluya. Tamu wonyura hirya ya Ibrahimu. Yego. Kabisa. Tibishoboka. Ibrahimu yavukanaga n'abantu bahungu batatu babiri tawoje. Kuri Ibrahimu gusa n'ibintu byose bikomoka. Ariko rya nyuma rya mwisho iry'Imana yamuhaye n'isezerano ry'imbaraga. Ngiye kuri babwira aho bukeya n'Imana ncomoke hirya gatoya nandise zamuri macho. Haleluya. Itorero mureba, itorero saya mabati, itorero si isima, itorero suku twateraye. Itorero cy'Imana yadusigiye n'imbaraga. Yesu yaravuze ngo cyakora muzahabwa iki? Zamuri. Sawa endoga sejeriko. Sawa elale.
Ibrahimu asohoka ava muri Karudari aragenda aje mu gihugu cy'Ikanani Imana imuha umugisha umurundo imuha isezerano ry'umwana imuha amasezerano ko azabyara umwana biriho imisyo myinshi imyaka 100 irashira Ibrahimu abona umwana mu gihe gikomeye bukeye Ibrahimu Imana imuha teste ya nyuma kuja gutanga umwana wiwe ikareka kuri Mori Ibrahimu arabisohoza aragenda aramutanga umunsi Ibrahimu yamaze kuva aho hantu kuri Mori niwo munsi Imana imuha iryo sezerano imujyakire mu izina rya Haleluya please Zabro bela sike fonga Yes, Hibas. Animbaraga sawe. Zirakomeye. 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 Animbaraga sawe. Zirakomeye. Imana iramubwira mu Ibrahimu ngo kubera kuko wankunze ngo birenze urugero ukaba watanze umwana wawe ukaja kumutamba kuri Mori ngurwa n'urukundo werekanye ko dukunda ngamaze Imana yohereza marayika wayo biramubwira ngo genda uhereze ngo Ibrahimu ayo masezerano mashya mubisomereza kuri 22 ku murongo 12 tambiri samburi maso haleluya Imana iramubwira ngo effort nenge ayo masezerano mashya niyo twasezerano isezerano ryawe Mugitabo chibani Hameze Amasena Yaberi Aenoke Aburahamu na Mose Hameze Amasena Niko machumi Neviri Nawaho Jasina Neze wanyanditse Mwana Yesu Mwana Wimana isezerano ryawe kuribamo abasogokuru nibo bitangirira ibintu byose by'umunezero n'ibyishimo n'imbaraga tuzikomora kuri soko za Ibrahimu niwe Imana yavuze ngo we chukua ndaguhaye ako munsi marayika mu bisome muratangara munsi Imana yamuhaye ibirundo n'ibirundo aze Ibrahimu araneze akiri gitaramo mu izina rya Yesu akiri imbaraga z'Imana ingoro abantu barabishika mu mahanga funguzo n'inzu ya Dawudi ngamara Ibrahimu Imana yamubwira ngo Ibrahimu ngo ndumva kubwira nzakubwiza ngo abana bawe basanga n'umusenge ku nyanja kandi ngo ndetse bazomera nk'inyenyeri zo kwijuru kandi ngo le elofa ngomara yamavuga de kwanga kengwaye kwasanga kwanga ya kongolowa wangirwana ngomara yamavuga ijambo ryantangaje ku munsi nuko yaberunde ikarisa na kutuye yamavuga ngo urujaro ruzava muri wewe ngo ruzahindura ngo ruzagurwa guhindura mushabana naho Amina Mungu sana. Isezerano ryawe muyandi magambo yarimubwiye ngo urusharo ruzakomoka muri we uko ako kantu karugusa kavuga ngo urusharo ruzakomoka muri we ngo ruzahindura ababisha abantu mu kuvuga ngo yaravuze Yesu ku musaraba igihe Yesu azaje ku musaraba rimwe aya masezerano yandawuse hirya nayo yadukuyemo n'iyimisha tubona hanze ariko iryo sezerano yuko urusharo rwawe ruzahindura ababisha ni munsi Yesu yeruka ku musaraba niwo munsi yavuze ngo Samuri Manchway munsi ya sopu senke manke la kandi bato ete malekase kangola yaravuze ngo barasifya nako jose birarangiye gutya yageze ku musaraba maze bitangaza biraho duhimana shubero cyane ngo ya bica amarenga yavuga ngo nimubona manitswe hejuru
hejuru ngo nzaba ngiye kwirehereza amahanga yose. Bibiri zabivuga ngo uwo munsi ngo yari kuvuga ngo kandi ngo umutware w'isi ngo azaba agiye kubigicika. Yesu ahimbaza. Akorwa Imana. Masuke maraso ya Yesu, amaraso ya Yesu. Iyo yoza ibyaha by'abari mu isi bose. Uko abantu bari bazi aho Bibiri itangirira, babwira aho Bibiri itangirira. Bibiri itangira ku musaraba. Bibiriya itangira ku musaraba. Acha tuteseke watu nene mabaya ataokoka ujasiri wetu tutaendelea kumfuata Yesu. Ona unalalamika wewe, ona unalalamika wewe, uliyochemaza hilo ni jaribu lako la kupasa ushinde. Kumbuka safari yetu ilianzia msalabani. Msalaba wa Yesu niho Bibiri itangirira. Asifiwe. Ikarangira kukuzuka. Nicho. Ahandi uzoshakira Bibiri, nuyishakira ahandi uzoyibona. Uzoyishakira ku musaraba no gupfa no kuzuka. Niyo mpamvu Yesu yahagaze aravuga bebolebo. Ngo gucanga kuzahabwa Imana. Umwuka wera n'abamanuke. Kandi uzabwo kumpa. Umuhamya no kwiraho. Umwuka wo kumpa. Nibyo jambo ryonyine gusa ryonyine muri Bibiri. Guhamya no guhamya gupfa kwa Yesu umusaraba no kuzuka. Umva mbabwire. Urujaro rwawe uko yarabivuze mu buhanuzi. Imana yarabivuze mu buhanuzi iravuga ngo urujaro rwawe ngo ruzahindura wishaka. Amaze Isake kuko Ibrahim yamushaka ifite imyaka 5. Hanyuma Isaka arasaza. Na Ibrahim arasaza. Mwaje gusaza ariko kerwanza nyina kerwanza rero yapfuye cyane. Sara amushakira iki? Amushakira umugeni. Ako natanga. Usare no mwishaka nako. No mwishaka naho hazabu umwuka. Muzimi kanisa byose kandi riri mwishaka rya Isaka. Mwishaka rya Isaka kuko gusa no gukoshanya no gutanga inkwano n'ubukwe. Kanisa ko umugeni barabatindido nibanawe unyumvise abagarutindido. Igitaramo cyabaye Isaka baje kumushakira umugeni. Ibrahim yasenze amasengesho ateye ubwoba. Bwana sifi. Maze ngo yohereza umugaragu wiwe kuja kumushakira umugeni. Baragenda kumushaka. Abadukunda bose abadukunda twaturiyo cyangwa twaravuye tuzayigurwa dusenawe. Umugaragu wiwe abwira Ibrahim ngo ko ndabona ko ngiye gushaka uwo mukobwa bari kuko ndabona ko uwo mukobwa atazemera kuza hano kuko Ibrahim yari yavuye iwabo yari Kanani. Hanyuma noneho akamutuma iyo bavuye muri Mesopotamia akamubwira ngo nagenda aje gushaka umugeni ngo kuko umwana wanje sino gushingira mu banyamahanga hari abantu ntuyemo ariko mu banyamahanga nico guca amasezerano Ibrahim Imana yari yaramubwiye ngo atazababa. Ngo azagenda aramusengera ngo amara amubwira ngo bahushe ikiganza cyawe hano ku kibero dusezerano isezerano zero offer ngo ibintu ngo gatwa murebe na isezerano ryo ku kibero nendo la Mungu ni kuu basha habari isezerano kuri abo na sosogoku na wasogoku. Mugabo we yamavuga ngo ndagiye. Uyu mugabo
mugeze kera iriya ndacari kwa Ibrahima kera wageze Yesu ahimba amaze ngo aragenda umugabo w'ibindi ariko agenda nawe yari afite indogobe n'abashumba n'amazahabu n'ibindi kuko Ibrahima yari umutunzi uteye ubwoba aragenda ngo amara gushika ahantu yakageraga amaze kugera muri Mesopotami ngo agareyo yamakora ihudumba yamavuga ngo ma iki gihugu ugezemo asifi kandi ngo yarasekuye ahantu birimo ngo yamavuga ngo igihugu ugezemo bati abakobwa baza kuvoma aha umukobwa ntibubwire ngo namve ku mazi imwe kandi akemera ko ayampa akemera no kuvomera ingamiya zaje nazo zikaba uwo ndamenya ko ari cyo ikimenyetso ndamenya ko uzamubwire databuja neza Ibrahima ngo bari gusengesha amazi tugeze umukobwa witwa nde kwa hiyo kari gitangaza nawe umugabo yanavuga ngo hakorera umukobwa ngo igikundiro mwiza hana bene uwo bakayaje ese umukobwa mwiza nimeze neza sefani kibindi yele ko semania asefani kibindi ngo amara girashya yamamureba ngo murebe abona rafonda ngo amara kubona fonda ngo amara yama yirukanka aramubwira ngo niko ngo wambaye kumazi yo kunywa umve bibiri ko yambwiye bibiri yambwiye ngo bazo umukobwa ngo yamasha kufi vuba ngo amaze yamamuheza aragwa ngo yamamubwira ko se wakwemera no kumwesha ingamiya zaje ati zose amaze umukobwa yamakora ubutihute bakaza yirukanka akavoma amazi akagabura ingamiya ziwe akamwesha ingamiya ziwe zose arazinywesha tubaze zari 10 amasi wa mugabo yamamubwira ati wa mukobwa reka nkubwire ibintu ukoze ibintu bisa n'icyo nasenze Imana none rero kakwereka ikimenyetso ngo Mariya bamwambika ipete etaziza hano asifi ubimaswe Mariya bamwambika n'izindi zimiringa ngo Mariya yamagana amaze arazamuka aragenda yamasigara kwiriba ngo amaze yabazamuka orerereka ngo abere nuhira avuga ijambo zayo baramureba babona ariko ashishagirana izo mpeta n'ibindi byose babona ko umuntu yashishagiranye utakera Yakobo bitakaza byamaze amare yamasanga nde asanga musaza we Labani ntimuzi Labani ko ari wese wande si wose niko Yakobo ngo bareba abantu bari banesukura ameze ngo kumbine bazotumika Imana zamuri bashaka Bamara rero aragenda arababwira ngo Labani yamasa amusanga hafi ngo aramubwira ngo niko ngo ibintu byandike ati ngwino tukujana tujo gutumikira baramujana no kugongo bari baramutumikije baravuze ati muteke bari wa mushumba yamavuga ati bishoboka ko none simya ntarababwira amakuru bato bazi babwira ubutumwa bwatumwe na databusha zamuri bashaka haleluya Mamara yamamu babwira ubutumwa ko isenje arababwira amubwira mirongo yose akunda kujya kose ngo amamasha bantu bavuga ngo icuvuze n'icusabye urakiguhaye amen amaze ngo baramufungurira afungura n'abashumba biwe ngo barangiza kubafungurira noneho ngo barangije rero avuga ati rero nimwumve rero umugeni wacu mujane mushire akarusha kandi akabanza mubwira ukumva isaka yavutse n'imyaka 100 mu masezerano y'imyaka 100 aramukondera byose baracumva bari mu kirambi batubita kera kose bagaza bakoshanya ukuntu ukazibona abagabo bicaye mu nzu gace nako bisitse nako rega n'ivyo biganaga bakaba bakoshanya mu gace bakavuga ibintu nawe yamavuga histoire zose avuga nuko Imana yagiriye neza Ibrahimu ngo ati yarurutse afite ibintu biteye ubwoba bitangaje ati kandi byose yabihaye Isaka niwe nyirabyo none bari mu bimugere ngo bari bavuga ngo reka duhamagare umukobwa agiye bakoshanya umukobwa cyangwa hasi niko bimeze bamwe bavuga ngo bahamagare Rebeka ngo aza tubwire ngo icyo yuko yumva yamaza n'abaho ngaho mu kiraki ngo bamwe baza ngo niko ati uyu mugabo arimo aravuga aya makuru nayo none uremera kugenda Rebeka yamavuga ngo ndemera ndabyemeye ndagenda mwumva yuko yambwiye Bibiliya yambwiye ngo amaze basezera kuri mushiki wawe bimacho amen asezera kuri mushiki wawe none yo sezera ryakabiri ngo bari baramusezera bamubwirisha muri komite ngo amagambo abirakomeye y'amasezerano ngo baramubwira ngo wa mukobwa ngo iyo ugiye ngo uzagire gute irya mbere ngo uzagendera kuza uw'amahanga inzovu n'impunzi noneho nagereje kuba n'imibari
biranyobera gusa rero nsanga ni twega ngo uzabe nyira kuzabona hanga inzovu ibihumbi uko karikire nayishatse ndayikora ibya kabiri ngo barakubwira ngo wewe ngo urubyaro ruzagukomokamo ngo ruzabe urubyaro rwo guhindura abisha abantu riryo sezerano kandi Imana ya Ibrahimu yongera kuri Rebeka ugiye kuzabyara Yakobo. Haleluya. Ayo masezerano y'imbaraga yagiye akoreka murabizi ibirundo kwasa ariko yuzuye kuri mutegara w'Imana Dawudi. Dawudi rero impamvu yavuze yose mbivuga ndarangije Dawudi ni umuntu uzageza. Tuyimashe. Amen. Haleluya. Igihe cy'ubwami bwa Dawudi ufunguza abavuga kwa Dawudi ya Dawudi ni ubuhanuzi bugereranya iki ni hari ibigega abigega babikagamo ifu babikaga ibigega mu nzu y'Imana yabaga ari umuntu wizewe bidasanzwe ubone wabikaga ifunguzo niwe wakingaga kandi agakingura ubuhanuzi bwageraga bushinga ku kintu runaka ariko kizabaho hanyuma bishingiye kuki ku butware n'ububasha Dawudi azahabwa ni ukuvuga amasezerano ya Ibrahimu umuntu wayujuje ni Dawudi ariko uza guserukamo Yesu Kristo hanyuma noneho Dawudi yuzuzwamo amasezerano Dawudi amasezerano yujujwemo ni amasezerano y'imbaraga kubera ko ubwami bwa Sawuli bumaze kuvaho nako bumukiriho Imana avuga ngo Samweli ngo wikomeza kugira ubwami bwa Sawuli ngo niboneye umwami ngo uzaragira ubwoko bwaje abane Dawudi igitumi gitangaje Ibrahimu Imana yamusezerano isezerano ariko igihugu yamuhaye tigeze gihindura ndetse tigeze yubaka n'inzu aho ngaho yakomeje kuba mu mahema hanyuma n'abandi bose nta muntu wigeze agira gute ahindura icyo gihugu habe n'abayoshuwa ntibigeze bahindura icyo gihugu habe n'abacamanza ntibigeze bahindura igihugu cy'i Kanani umuntu wahindura igihugu cy'i Kanani kubera isezerano ry'Imana ry'imbaraga ni Dawudi. Asifiwe. Dawudi akubita Abaheti, Dawudi akubita Abagirugashi, Dawudi akubita Abamoni, Dawudi akubita Abayebusi, Dawudi akubita Abanyakanani n'Abaferizi n'abandi bose. Dawudi ahindura igihugu kubera Dani ukageza i Berisheba igihugu cyose kigira iki ihumure. Dawudi ngo amaze bashinga ibintu bikomeye bitangaje ashinga ibikoresho byo kuramya Imana abaririmba Isiyoni ngo bakaza baririmba igihugu cyose ari humure. Dawudi mu gihe cy'ibi nta lefort na mu umvini basanga manasifi Dawudi Imana yagazivuga ngo narira hepfo ntazabesha Dawudi ngo mare Dawudi ashinga ibyo ngibyo atekereza no kubakira Imana ngo mare Dawudi akora ibintu bikomeye Imana imusezerano bikomeye bikomoka muri aje iramubwira ngo wewe ahuze inzu yawe ntizashira uzakomeza umwami iteka ryose hanyuma ubwami bwawe nabwo ntuzashira iteka ryose uwo ni Yesu Kristo icyo tuze tuvuga ngo Yesu Kristo mwene Dawudi ni ukuvuga ngo Imana ifata Yesu imucomeka kuri Dawudi tuvuga ngo Yesu Kristo mwene Ibrahimu tuvuga ngo Yesu Kristo mwene Dawudi kuko bereke tutavuga mwene Ibrahimu kandi Ibrahimu ari wasezerano nuko Dawudi ari we wasohoje isezerano Imana yabonye iramureba Dawudi ku ngoma yiwe. Haleluya. Ingoma ya Dawudi ntiyari ingoma ya Dawudi yari spiritual niyo ngoma yonyine y'umwuka mutekereze Dawudi bongita apeleleza for ingoma ya Dawudi ntiyigeze agira abasirikare bo gucunga umutekano uyu ngo yapolisi z'abacunga abasirikare ngo Al-Shabaab n'abandi kwa Dawudi nta iwe yagazaterwa kuko Dawudi wose yarazi gusakura dekonte elera yarazi gusakura Imana kandi Dawudi yari yarize n'abashanga make ariko amefuni nini tofunule amwishowa tokera atene triselego Dawudi yarera hawo bingese muve Dawudi igitangaza cyabaye Dawudi mu bwami bwiwe Dawudi ntiyigeze n'umunsi n'umwe abwira abasirikare ngo bacunge umutekano bazoterera igihe cya Dawudi ni ukuvuga ngo igihugu cyagiye mu kandi igitangaza cyabaye Dawudi ahubwo abasirikare biwe n'abandi biwe bashinzwe umutekano bagaza bagenda baneka bamaneka bose rero bamaneka kandi kwa Dawudi haba bamaneka batengo bagaza baneka urugo kugira ngo barebe usa nkaho umuntu waranyikirwa abantu ese Dawudi yarashize nta rugo nta muntu nta wohiranye ku ngoma ya Dawudi imyaka 40 igihugu nta muntu n'umwe wigeze avuga ngo Bayali cyangwa Ashera cyangwa ngo n'izindi za Moleki n'izindi nta n'umwe igihugu cyose temeya seko Imana isubira ka Yesu Imana icyo Bibiliya ivuga ngo igihugu kigira ihumure
cyo duhereza imbaraga ubunye imbaraga zo kwa Dawudi urufunguzo rw'inzu ya Dawudi zarushira ku rutugu niba uzakinga ntego kinga mbese Dawudi yari afite ububasha bwo gukingisha agasohoka kandi akayikingura Eliya yaravuze ngo wamfura wigira gute hagarara arongera kandi aravuga ngo nigire gute nigwe hanyuma n'amateka ya Dawudi asohorera muri Yesu Kristo Yesu avuka Yesu mabara kuvuka itangaza gira duhimana shora cyane haleluya Yesu Kristo yari afite mu bubasha bwiwe yari afite imfunguzo enye nizo ndangije izo funguzo enye nizo yakoresheje nizo tugiye gusozereza izo funguzo enye urwa mbere Yesu yagendana ifunguzo enye izo funguzo enye urwa mbere ni urufunguzo rw'amasezerano urufunguzo rw'amasezerano akomoka kuri Ibrahim ijura kuri Dawudi niyo mpamvu bavuga ngo urufunguzo rw'inzu ya Dawudi aho ngaho hose muhasobana cyane kubera ko abantu batohumva kese tw'ibyana bicaye gusa bakabibaza neza kuko biragoye kuko iyo tuvuze ngo urufunguzo rw'inzu ya Dawudi ntabwo atari maremare ya Bibiliya abagoye no gusobanura kese ababaye nk'abantu zamuri manzu haleluya urufunguzo rwa kabiri yari afite Yesu mu maboko yari afite urufunguzo rwa kabiri ni urufunguzo yashakaga abo azaruha rero abantu mwisi kurya isezerano ryo kwa Petero rwafunguzo yaravuze ngo muzamumva banyitanga kurya yari kwanyura ku ruhande rwo shaka ubasasigira ububasha cyangwa se abo azasigira imbaraga ni ukuvuga ngo yaramaze gutereminga abigishwa ariko yabande batarahabwa imbaraga ariko isezerano ry'imbaraga rwo rufunguzo kandi yari zivuze ku mugaragaro yarazifite mu maboko urufunguzo rw'isitohaje haleluya muzamumva banyitanga aturi Yohana abana aturi Eliya abana aturi runaka mwebwe muzamumva banyitanga umwe Petero yakavuga ngo Kristo umwana w'iki Bamara yamubwira ngo sinjana n'amaso yo kubwira kandi utekereze Petero ntigeze avuga ngo Yesu w'i Nazareti aho yavuze ngo Kristo umwana w'Imana Yesu w'i Nazareti ni amasezerano yo mu kuri Dawudi ariko Kristo ni ugupfa no kuzuka niwe muri cyo cyose yamanyere ku bintu bitaho ariko Petero yari bitanga yamanyere ko kimwe ijoro ari menengana yamavuga ngo Kristo kandi abayimureba gutya akonye abagabo abagabo zabatarama kandi nta gisimba cyacabaye agisimba cyacabaye ubwo bari kumuzodera babwiraga ati muza mwumva bagitane bwe bwa hanze ahuriye urasa na Eliya urasa na Yohana Umubatiza niko baza bavuga hano hanze mwebwe nabo nuko bari kubavuga zamuri manje cyo Petero yamavuga ngo mwa Messi fite ijambo baza kuvuga ngo mwa Messi abana baba bagasaba kumenya cyane biri akamagira akazaba muto citoyen aho ni ko akoye Petero nzanje yari gashuwe Petero yakazama niwe umunsi kwa nyonga ngo kubera iki tubari bona abantu bano isaba ko bitwa kujya bari bacize hane hida babura umurinduka Petero bari wamwegera wabona ko bwije abantu bari kuchibona zara niwo murindutse niwo kazimurinduka zamuri matse Yesu yamubwira ngo Petero sinyamara basori kubwiye mabara yamubwira ngo ahubwo ni data w'umwe ngo biguhishuye mabara yamubwira ngo kubera impamvu sinzi fiteze singize imwakire mwize byari uyu mugoroba turakira ibindi bintu cyakora wengera feke ebeleza niyo tore kabisa niyo korali nisto kiyumbe ni baraka itoro ni baraka ikorali ni baraka ikanisa apostol ni baraka wa pari zonati ntabibinu ibyo ni ibyino ha mu nkambi ariko iby'imbaraga ni ibyacu n'aba Ibrahimu n'aba Yakobo n'aba Isaka n'aba Mose n'aba Gideyo n'aba Samson n'aba Yefita n'aba Sara n'aba Rahabu n'aba Nekofi Empera shankana pembe tatu gusa tonge kandi kubona uratera haleluya kandi le pressure forte de la sombre est parfait kwa funga na bi tonde masinga ko keya sifa mwanga ni wa Yesu Bwana sifa kivyini kongezesha kandi ufite umukozi w'Imana uri kutubana
Yesu ahimba yamubwira ngo ufunguzo ngo kandi ufunguzo ngo amarembo y'ikuzimu ngo zubakitora kuri nde kuri wewe ifunguzo kandi ufunguzo ngo nizo icyo muzashaka mwisi gukinga no mwijuru bizaba bikiza icyo muzashaka mwisi gukingura no mwijuru bizaba bikiza ibyo byo tore kuko izo funguzo abandi bazihawe kera barazifite ni imfunguzo z'ububasha n'imbaraga urwego rw'urufunguzo rw'inzu ya Dawudi rukomoka kuri Ibrahimu kuzira kuri Dawudi amasezerano akomeza kuri Yesu bikaba finali. Ufunguzo rwa gatatu wanzifira ni urufunguzo Yesu yakoresheje ruvuga gufite ufunguzo rwa gatatu Yesu yari afite mu maboko ni urufunguzo rwo kumena cya gitabo cyagifatanyije ibimenyetso. Ararira Yohana kuko habuze uwo gucungura umuntu. Maze ngo Yohana ari mu mwuka ngo abona igitabo ngo abona mu isi no mu ijuru wakibumbura ngo amaze ararira ngo amaze ngo marayika aramubwira ngo wirira Yohana wintare mu muryango wa Yuda ngiranesheje. Hanyuma icyo gitabo rero kuko ibumburwa rufunguzo bisobanura iki? Bisobanura ku musaraba. Bisobanura ku musaraba Yesu kugira ngo kugeraho umusaraba ni ibintu bikomeye byabiteye ubwoba. Umusaraba watangiye kera Yesu ataraza muri Mesopotamia ahantu hitwa Lebanon, aho ngaho ni umusaraba utangiye kuko abo bantu basengaga izuba nako basengaga isi gutaka. Hanyuma umuntu wese w'umugizi wa nabi bakamubamba ku musaraba bakavuga ngo ntibomwicira ku isi ngo kubera ko isi niyo yari imana yabo. Hanyuma birororoka biragenda bigera mu Giputa, birororoka biragenda bigera i Roma ngo bare bambashinga abishira itegeko baravuga ngo abantu bazabishira ku musaraba ngo nabashura nabishi nabica ruhato abo muri bo bazashira ku musaraba. Iryo tegeko ryagarishaho. Hanyuma ngo bero abayuda nabo bayisambamo ngo bare kuyisambamo. Noneho abayuda nibo bashinzwe religion abandi bagashinga politiki ariko bose bakuzuzanya kandi bagakorera hamwe bakumvikana kuko ibintu byari bizima. Hanyuma noneho Yesu yabavugira kuri ibyo bintu ngo bari kuvuka Yesu Kristo ngo bamare rero Yesu icyo yakoraga abayuda icyo bagiraga bamwita ngo nuwigereranya Yesu bakavuga ngo karigereranya bakavuga ngo azatuka inzu y'Imana bagatukana bose kuko iryo tegeko ryari rishinzwe gute kumutera amabuye uwakoraga ibyo ngibyo icyo Stefano yasize ni nacyo bamurese. Stefano bamwishije icyaha cyo gutera amabuye kandi Sawuli nawe yarahagaze aho ngaho kandi ngo yashimaga kuko gutera amabuye ari we paho ngo bamarere igihe cyo kufa kwa Yesu Kristo ngo barareba ngo baravuga ngo nibamujana kwa Pilato ni Pilato nikayafu Pilato ngo bamaze kwa Pilato ngo bakamurega ivyo birego kuko ivyo birego byari inshidini n'imico y'iwabo ariko bitari muri politiki ngo bamara bamahindukire kugira ngo isezerano ryuzure bamahindukire ngo bamugare kwa Pilato bamavuga ngo uyu nguyu ngo ari mu kwiyita umwami umwami w'abayuda bumva umuntu ugiye kwiyita umwami kandi ngo wavuga ngo wasuvuga ku bwami bwabo ubu tugahanuzwa ifarwaga. Ikindi uyu nguyu ari mu kudehesha abantu ari mu kubayobya afite inzira zo kuyobya abantu hamaze baramurega ibintu bikomeye. Nicyo cyatumye agira ati bya birego byo gukwanditsa Imana babarabiretse bamurega ibirego byo kubanisha ku musaraba. Isezerano riruzuye Yesu agera ku musaraba bagera ku musaraba igitabo kiba kirabumbuwe hanyuma twinjira mu masezerano igitabo cy'Imana wanasifika. Sezerano ifunguzo za kane ni imfunguzo ziki ni imfunguzo z'urupfu na kuzimu. Yesu Kristo amaze kugera mu mva amaze kugera kuzimu wanasifika. Ushindaji wenye mamlaka yote abantu bose Satani yarabafashe gutyo umuntu wese wapfaga yamukingana ikuzimu banamuteza ariko Yesu Kristo ngo agaruke mu kuzimu ngo agere iriya mu mva aho ngaho yakoze imirimo iteye ubwoba. Hari aho nasomye igihe kimwe arambwira ngo Yesu yakoze imirimo 19 ngo arangije agira gute muri iyo mirimo wa nyuma ngo yamunyaze ifunguzo hanyuma ngo mukandega ku mutwe hanyuma ijuru rakinguka hanyuma izo funguzo n'Imana cyoro amaze kuzuka Yesu Kristo ababwira ijambo arabasezera ngo yagiye bose bamureba arangije ngo arababwira ngo numve ndabwira igisigaye Satani namaze kumenya ifunguzo ariko cyo mwe kurwana naco n'uburiganya arababwira ngo icyo ko muzahabwa imbaraga izo mbaraga zo kumhamya
jewe muzaza muhamya gupfa no kuzuka kwanje. Hanyuma ivyo bintu bikaba bikubiye mu bintu bitatu ari byo ba Petero bakoresheje. Izo funguzo rero zazikiyobora ibintu bitatu. Icambere ifunguzo umunsi mwuka mwera manuka ni umunsi abantu bakishijwe. Petero yarabihamije kandi yaravuze ngo Yesu Kristo yamwishe mukambana ngo Imana yashimye ko ahera umwana urupfu ngo ahubwo yaramuzuye rwapfuye ngo bamari amavugo kandi ngo turabagabo guhamisha ngo bamari ayo mujambo bacumita mu biti n'afuja ngo hamakizwe ibihumbi bitatu. Petero yabatangiza ikanisa ibihumbi bitatu bamapfukama bose aho ngaho. Ubwo ni urufunguzo rwa itorero rugomba kuba rifite tanguna ateresa autera sango cyangwa misiyo y'umukristo wa buri wese. Itorero ry'umuntu wese iyo misiyo dufite kubera ububasha dufite no gukengura abantu bakava mu irembo rya Satani bakijana mu irembo ry'Imana hanyuma bagakizwa. Urufunguzo rumenagura imitima igakanguka, imitima igakizwa mu izina rya Yesu. Yakabiri Petero umurwayi wakize wa mbere n'uriya wakize ikiro bashefu urusengero rwitwa rwiza. Ni ukuvuga ngo urusengero urwo ari rwo rwose kw'itorero iryo ari ryo ryose rigomba kuba rifite icyumba cy'amasengesho. Nta hantu na hamwe kw'itorero ariko ibyumba byarakinzwe, ibyumba byashize kubera kuko nta bubasha, nta funguzo abantu bafite. Abantu bararwaye uraba basengera. Ni ukuvuga ngo uwo munsi Petero asifike uwo munsi uwo murwayi akira gutyo hakize none bagazabira mu mudugudu abantu bose bagakira. Bohereza ibitambaro by'ibiri abantu bose bagakira. Ni ukuvuga ngo hari umunsi umwe Petero yageze by day yamubwira haguruka wisasire. Ino ni ukuvuga ngo nta kindi ni ukuvuga ngo iyo udafite imbaraga z'ubwo bufunguzo bw'inzu ya Dawudi ni uko ushobora gukingura abantu ngo bave mu ndwara, bave mu bigaragazo bya Satani niba bakira mu izina rya Yesu. Urufunguzo rwa gatatu ni urufunguzo rukingura abantu. Ubwo ngubwo abamisiyoneri n'abamisiyoneri nibo zaje mu bihugu gukura abantu mu mwijima bakabajana mu muco. Nubwo zamenagura ibihugu ni ukuvuga ngo ubwo abamisiyoneri ubu ngubu bakaboneka abantu baje Somaliya bakaza kubwiriza aho ngaho. Musume Petero Filipo nabo yagiye i Samariya ngo munsi yahageze bitangaza bira yakubise mu cyufunguzo ababwira ngo ibya Yesu, ababwira ukuntu Yesu Kristo yapfuye akazuka. Ngo abantu ngo bamwitaho cyane ngo baramwumva ariko ngo hari undi mugabo ngo bumvaga cyane witwa Simoni w'umukonikoni ngo uwo muntu ngo bamwitaga ngo ni Imana ikomeye kuko ngo yabayerekana ibimenyetso n'ibitangaza. Ariko Filipo ngo hageze ngo babwire umwami Yesu, ngo babwire ukuntu Yesu Kristo ari umwami kandi yapfuye akazuka. Ngo yabivuga gutya abantu ngo bakamwitaho cyane ariko ngo bareba neza ngo bakabona ibitangaza birabasha. Amaze ngo abarwayi batangira gukira. Uwo mudugudu wamutangira gukira n'abarwayi abantu bose ngo baraza baje bose bagakira. Simoni w'umukonikoni ngo nabaraza rero ngo arebe abona imbaraga z'izindi mbaraga yabavuga ngo uyu mugabo izi mbaraga afite naje ngo ndazemeye nabavuga bavuga ngo naje ndizera umwami Yesu. Nicyo gihe yazanye igitego cyuzuye uburozi yamazana yabavuga ngo baho. Hanyuma Yesu ahimbaza ngo ba Petero na Yohana ngo bamenye amakuru y'uko i Samariya hageze gute. Samariya abantu bakishijwe ngo bamere bazayo ngo bamere gushika. Ariko yarabasengeye gucyarira Petero n'uwa wari ufite gahunda yo kumwuka we kubahisha umwuka we. Yesu ahimbaza abantu bose ngo bakishijwe bakiriye Yesu. Petero na Yohana ngo barabika bimaza no umwuka we. Hari ikindi nasise funguzo rwa kabiri rwa gatatu rwa kane ndangije rwa gatatu ni urufunguzo rwo kubohora abantu. Ni umugabo Petero yashaka kwa Koruneliyo yarashyize ngo yinjire mu gutya bakubita ngo gushaka babwiye kandi icyo yababwiza Yesu Kristo yapfuye akazuka. Ngo Mariya avuga ngo twe bagabo guhana ubwenge ngo amaso yacu aramwirebeye ngo intoki zacu zabikorera uyu macho ngo Mariya ngo bamabuzura mu ibo banyebuzura mwuka we ngo batangira kutarama neza no kuguka neza. Amaze Petero abanyamahanga nabo ngo bavuye mu rupfu nabo babije mu bwami bw'Imana. Mwumve babwira bagomba data ni mwakire urufunguzo rw'inzu ya Dawudi. Mwakire imbaraga z'ububasha. Petero babaho asa nyuma ya bose ico yari yarakiriye imbaraga z'Imana. Pawulo umunsi yaravuze ngo duhe Imana ishobora cyane gashoboje cyane. Amena terari kuki ndakubona ndimo kukirisiriba cyiza ongere amen. Si. Zamura. Aya kanya narena gukumbuye cyane. Igikenewe itorero cyo rikenewe ufite abantu bahishuriwe. Igikenewe mu itorero
igikenewe mu makanisa yacu, igikenewe ku mibereho yacu ni ukwakira ibasha n'imbaraga z'Imana. Izo mbaraga z'Imana rero banazifite. Izo Pawulo yagazatangaza akavuga ngo ariko ngo twebwe ngo mu mibiri yacu ngo dufite umubiri zacu ngo dufite ubutunzi. Ubwo butunzi ni iki? N'imbaraga z'Imana. Yagera ku gice cya kane umurongo wa 10 mu Bakorinto bavuga ngo nubwo ngo mutureba tugenda nk'abantu ngo ariko tumeze nk'abantu witwara intambara yacu ngo si bwiza abantu imbere y'Imana zifite iki? Imbaraga zo gusenya iki? Ibihome no kubita hasi impaka kandi ibitekerezo zo tubigomorere Kristo. Izo mbaraga rero nizikatsarikene nubwo ubuzi Imana amasezerano dufite amasezerano y'imbaraga z'Imana. Isezerano rya kabiri gusa ni rimwe n'ukuboko kwa Yesu. Ariko isezerano mu Kristo akeneye icyo ugomba gusengera, ugomba gusenga. Niyo mpamvu Pawulo yavuze mu Efeso aravuga ngo ibisigaye bikomerere mu Mwami ngo no mu mbaraga z'ubushobozi bwayo bwinshi ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana ibahumurije.